ngo heri mureke twinywe twubakire imiturirwa ingana tuvugurura amakampani dushinge ikirere tucyogoga nk'amafi mu mazi impamvu yabyo cyane ariko ni ndende bro ni ndende kabisa. Okay, King 6 wasoje kwiga yewe uvuga ati umuhanzi mufatiraho icyitegererezo haba mu Rwanda ndetse no hanze nawe nka roromodo wenda roromodo wawe roromodo wanje no kuvuga ngo rero ngo mu kwezi kumwe ngo hite mbura no kuvuga ngo hano mu mutwe wanjye harimo albumu zigera muri 3 aha mu mutwe wanjye dushobora kuva hano kuri umuhanzi naga ari umuhanzi wapi ahubwo gusa byo harabo nkunda nko mu Rwanda nkunda bura diplomate nkunda kumva indirimbo ze Dipl nawe nuko bonye the tracks yari muri studio akananyumva tukaganira tukanakorana kugeza aka kanya niki kiri kukugora muri kari ikintu cya mbere cyangoye njya muri studio ewana no kugwa beat reka kugwa beat byarangoye yabimenye yo binarenze nje ntago nigeraga nje nandikira muri beat oya ahubwo nje nyine n'uburyo nandika nje mba ndimo ndagenda nono nkumva nyine yeri yawe kuva watangira kugeza aka kanya iki kiri kukugora cyane ubu ngubu ikintu kiri kungora ni ukuba nabona ama interview kugira ngo mbashe kuba nabwira abantu ibijyakagira ejo kakabura nyine kabisa nyine problem zo zirahari ariko ngiye kubera ko nyine mbayeho mu kwizera kandi nkaba ntazo bariga bamara kurangiza bakajya mu kazi nuvuga ngo buriya weho iyo wagiye mu materaniro ku cyumweru cyangwa se mu yindi minsi pastor bari mu nyonga bari marinje ntoye muri hotorero bro none se ibibazo byose ni ngombwa kuba twabisubiza oya ntacyo wowe je nsubiza ntaribi no kuvuga ngo rero iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocente nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye. Sinongeye kugwikaze kuri Manzi na Innocente TV muri kumwe na Nyashye y'u Rwanda urwanya rwakazamura igisho bya Rwanda bosika mutoro saa 7 mukuru basama matera gakene cyangwa se mu cyo kuri Manzi na Innocente TV wirebere byinshi byiza tuba twaguteguye uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gitondo gusaba gukora subscribe n'imutari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoka. Uyu munsi rero nkuko mubona kuri screen zanyu dufite umuntu udasanzwe ushobora kwiba wibaza ngo ninde akora iki atuye he amatsiko cyane umunsi bimeze bite ibintu ni fresh bro kabisa rwose shimira Imana n'umuhungu wa Yesu Kristo cyane dore ko ari nabo nkorera abanyarwanda rero cyangwa se abanyamahanga badukurikirana kuri Manzi na Innocente TV banyotewe no kukumenya urinde ukora iki. My name is Epifano King 6 nibwirizwa seti nje sindi umwe mu nkongoro ziteraniye ku mupfu ibitekerezo bihagaze ku maguru y'umuyonga King 6 the people des essential don't bluff again they can't think some ku byahise okay barahuza cyane bapanga basara manke nyari imisozi ndetse nk'amabuye bafite philosophy zihuje n'ubwenge buke bati ubundi sibyo bizaba ryari igihe numviye ngo azaza ryari mureke twinywe twubakire imiturirwa ingana tuvugurura amakampani dushinga ikirere tucyogoga nk'amafi mu mazi ifraga duhiga paka indani mu nda y'isi dushaka ibineza byo kutunezeza muri iyi si dushaka kiba paradizo. akantu wakubisemo mu kanya biramo agatero kenda kuba kanyuma k'iyo ndirimbo wari uri kuririmba kendi murimo ndaririmba kenda kuba kanyuma ngo heri mureke twinywe twubakire imiturirwa ingana tuvugurura amakampani dushinge ikirere tucyogoga nk'amafi mu mazi ifranga duhiga paka indani mu nda y'isi dushaka ibinezeza byo kutunezeza muri iyi si dushaka kiba paradizo.
man courage ibintu urabizi ntabwo ari ibyo gushakira sibyo se wayi kaza hano kuri Manzi Innocente TV usange ariko wirinde gusanga gusa ibyo wasanga ya mwumvise rero iyo njyana uririmba ni bwo iyi njyana mba numva isa nkaho ari shya kuko hip hop ntango navuga ngo ni hip hop cyangwa ngo ni track cyangwa se ngo ni drill ahubwo nyine isa nkaho yihariye ahubwo uko abantu bazakomeza kugenda bumva byere ko mfite byinshi byo kubahereza buri kwezi ngomba kuzajya mbahereza nibwo nshobora kuzababwira uti noneho ibyo nkora byitwa gutya ariko abantu benshi nyine bagiye batandukanye kuko mfite indirimbo iyi ngiyi iri kuri YouTube yitwa Nokra no kuvuga ngo rero abantu bagenda bambwira yuko nge ntari umurapera ahubwo mfite ibindi bintu ndirimba muri ubwo buryo rero nyine uko bizakomeza kugenda nyine abantu bumva ari bishya nibwo nzabishakira izina mbyita kuko ngewe nta muntu nigana haba muri video haba mu kurapa ndetse no mu kwandika nta muntu umwe nigana ngewe nkora ibyanjye kuko mfite ambition y'ikintu dushaka kugeraho iyi ni creativity yawe yanjye byiza cyane ni byiza buriya iyo umuntu agize innovation mu kintu akaba afite n'intego runaka byanga bikunda icyo kintu akigeraho ikibazo nagira kuki wowe wahisemo gukora ibintu byawe by'umwihariko abandi bahanzi bagiye batandukanye dusanga birefera ku bindi nimba baririmba hip hop nimba baririmba R&B n'izindi njyana zigiye zitandukanye kuki wowe King 6 wavuze ati ngiye none ngomba kuzana creativity yanjye kwisi kuko ibintu numva uririmba nta wundi muntu nakumva buririmba kwisi uretse wowe no kuvuga ngo icyo kibazo ni cyiza cyane bro urakoze cyane impamvu yabinteye rero aba people hirya no hino mu mihanda bagenda bavuga yuko ubuzima buri kugenda burushaho kubahenda abandi bakinjira muri church abapasiteri bakababwira yuko imeruka yaje bakaba ari abantu nyine bafite ubwoba mu bundi buryo abandi no bakavuga uti reka ibyo se bizaba ryari none ngewe naje kumedita cyane Bible hanyuma mbona hari byinshi Bible yagiye isobanura birimo biraba ubu ngubu ariko bitegura nyine kuza kwa Yesu kuko ubundi twese aho turi tukagera wabyemera wabyanga tuzi neza yuko Yesu azaza ariko hari abantu batabyemera gusa nabonye ntabwo wabajudging wese nyine afite uko abona ibintu nuko abyumva tu yewe rero nararebye ndavuga uti inspiration nyine zanjemo hanyuma ndavuga uti noneho ubwo ndimo ndiyumvamo iyi talent yo kuba hari ukuntu nageza ubutumwa ku bantu reka noneho nge binzemo gutya no kuvuga ngo byanjemo ari ibintu binjemo ntango byanjemo ari uko ngo numvishe ngo ngo nabonye ngo Tupac cyangwa Pop Smoke cyangwa se ngo nabonye Michael Jackson cyangwa se ngo nabonye Bruce Melody cyangwa ngo nabonye ngo Dipl oya ahubwo ni ibintu nyine byanjemo none numva ngomba kwactinga muri ubwo buryo we huba wumva cyangwa se kubikora muri ubwo buryo okay umuntu dukurikiranye cyangwa se nanjye ubwanjye nshobora kwibaza ngo King 6 iryo zina ryavuye kuki wahisemo kwita King 6 bro mama nahisemo kwita King 6 rero ni ibintu birebire urabizi ko King nyine wirefeye kuki wahisemo King 6 urabizi ko King ari umwami ni umwami kandi gataratu nyine zikari umubare ibyo nyine ni ibintu byihariye kabisa bifite impamvu yabyo cyane ariko ni ndende bro ni ndende kabisa okay King 6 wasoje kwiga yewe no kuvuga ngo nagarukiye mu wa gatandatu ariko nyine nahise nkomeza njya kwiga muzika na teologiya kugira ngo mbashe kwinjira muri ibintu bizi neza no kuvuga ngo navuga yuko narangije ariko uburyo narangijemo ntango nyine umupipo wasoze sina 6 P6 S6 S5 niho wagarukiye niho nagarukiye noneho muri iyo myaka 2 nayimaze nimo ndateguriye muzika yanjye kuko njewe ntango njewe njahangaha ngo nze ngo mu kwezi kumwe ngo hite mbura no kuvuga ngo hano mu mutwe wanjye harimo album zigera muri 3 aha mu mutwe wanjye nshobora kuva hano kuri kamera njewe zose nzikuririmbe baye ngombwa ko dufite umwanya hano mu mutwe wanjye harimo album 3 nge turaza kubigeraho ubwishe no kubukengenda nandika ngenda kira no kuvuga ngo rero ngewe nagarukiye mu wa gatanu ko narebaga nkavuga utuyenda nimo ndiga icyo gihe nigaga software software ndavuga uti software yakuyikomeza
kandi mfite talent yuko nakora ibi bintu nkabasha kuba nageza ku bantu ubutumwa bwihariye abantu benshi bakeneye kandi koko buranihutirwa nabireka ahubwo nkagenda nkaba ari byo nkurikirana niyo mpamvu nahise mba nkuparitse kwiga software hanyuma ndagenda nkomeza muzika ndetse no kwiyungura ubundi bumenyi kuko mfite n'ibyegeranyo bigera nko kuri 11 nafashe igitabo cya Daniel ngenda nyifata nyihuza n'amateka yabayo mu gihe cyahise ariho ubu ngubu ndetse nazaza ko Daniel yavuze ibintu byari kuzabaho guhera mu gihe cya Daniel yabayeho mu mwaka kuko Yerusalemu yarimbuye mu mwaka wa 607 imbere y'igihe cyacu no kuvuga ngo Daniel igihe yajyagwa mu bunyage i Babuloni nibwo yatangiye kwandika icyo gitabo muri ubwo buryo rero njyewe naje kumara igihe kirekire medita kuko hari ukuntu nyine Bible kubwira ibintu ariko weho nubyizere kuko nyine uba wumva nyine ari ibintu nyine Bible ubundi ni igitabo cy'umunyabwenge cyane gupfa rero kugisoma rero kugira ugisobanukirwe nawe utari umunyabwenge bari ibintu bihambaye niyo mpamvu nta nubwo we wabizanaho ubwenge bw'ikiretse umwuka w'Imana wenyine ni wagufasha kuba wacu King 6 urambwiye ngo wasoje S5 tujya kwiga ibintu bijyanye n'umuziki ndetse na teologiya tuzi neza ko abantu benshi biga teologiya papasi yabo aba ari ukuba abapasitoro cyangwa se abavuga butumwa wowe papasi yawe mu kwiga teologiya ni iyi papasi yanjye no kuvuga ngo abapasiteri bo bariga bamara kurangiza bakajya mu kazi no kuvuga ngo buriya weho iyo wagiye mu materaniro ku cyumweru cyangwa se mu yindi minsi pasiteri bari mu nyonga bari marinje teologiya wayize imyaka ingana Ngiye teologiya nayize mu buryo bwihariye mu gihe cy'imyaka 2 ariko ubundi natangiye kuyiga aribwo nkimenya ubwenge kuko nasomerwaga igitabo cya Bibiliya cyane nkiri muto cyane usengera muri Edeni ngewe nsengera muri Hedini muri etorero ntoye muri etorero bro none se ibibazo byose ni ngombwa kuba twabisubiza oya ntacyo wowe je nsubiza ntaribi no kuvuga ngo rero niba ibibazo byose atari ngombwa kuba twabisubiza icyo nacyo tugikure mu byo ugomba gusubiza okay sawa reka twigarukire kuri side y'umuziki sibyo King 6 watangiye kariyeri ya muzika ryari okay indirimbo ya mbere nayanditse 2018 unayikorera amajwi n'amashusho oya ngiye naranditse nibwo natangiye kwandika nibwo natangiye kwandika hanyuma iyo nakoreye amajwi n'amashusho nayirikodinze ariyo iyi ngiye maze gushyiraho nokara nayishyizeho ubu ngubu imaze ukwezi kuri YouTube King 6 sibyo uko bisa kose umuntu ajya mu kintu kuko abenshi mu bana b'abahanzi cyangwa se mu bantu bakora mu music usanga baragiye mu muziki kuko hari abantu bibareberaho haba muri famille yabo cyangwa se n'abandi bantu babashiti babo wowe niki cyagukuruye kujya mu muziki ese hari abantu bo muri famille yawe bakora umuziki wenda ukaba ari bo bakwatractinze kuba ati nanjye ngomba gukora umuziki cyangwa wowe wabyishizeho ku giti cyawe no kuvuga ngo njyewe njya numva nyine Mary ajya ambwira yuko Peri yari afite abashuti be bakoraga umuziki kera nka Landres Landward yari umushuti cyane na Peri ariko nyine muri family nta bantu nyine bakoze umuziki barimo tu gusa byo nyine wenda buriya ushobora gusanga buriya na Peri nawe yarawukundaga ariko nyine ntango yigeze yakitinga nyine ngagira ibintu ashyira hanze tu wasanga wenda ari uko arizo karakteri wenda nagize nzikuye ku mubyeyi hanyuma bituma nyine ngira nawe ujyama King 6 no kuvuga ngo industry y'umuziki sibyo se ni industry igoye sibyo ndetse irimo na challenge nyinshi cyane kabisa haba mu bakompetita muhanganye haba ku buryo bwa mikoro bw'amafaranga sibyo ese wowe witeguye gukora iki kugira ngo uhangane n'izo challenge zose ubashe kusegezayo noneho tubone King 6 ku gasongero ari umwami nkuko bivuga no kuvuga ngo King 6 King 6 ubundi bibaye ngombwa yenda ko nsa nkusobanuyeho 6 gakeye ubundi 6 bivuze nyine ikituzuye tu kuko 6 ni gato kuri 7 rero bivuze icyuzuye no kuvuga ngo hari King 7 King 7 rero warahari King 6 rero araciriritse ariko King 7 ninde King 7 ni Jesus none wori munsi nje ndi munsi ye kuba ndi munsi ye no kuvuga ngo mfite ubutumwa ngomba kugeza ku bantu ubu
butegura nyine ndetse buvuga ukuri kuri we kuko wenda si byiza nyine kuba nakwinjirira ibintu byinshi cyane wenda ubu ngubu kuko ndacyafite igihe cyo kuba hari byinshi twakwigaho uko iminsi izagenda iza ariko buriya aya madini agenda yiyongera uko bwije n'uko bukeye hano ku isi ntango avuga Kristo neza hari abamwitwaza kugira ngo babashe kubona icyo kurya no kuvuga ngo muri ubwo buryo bituma bagenda witeguye guhangana ute na competitor y'abandi bahanzi bari hano hanze ndetse n'ikibazo cya mikoro ngewe ko niteguye guhangana ngiye mfite ibintu bishya mu matwi y'abantu n'ubwo wenda bashobora kumva yuko bitabaryoheye bitewe n'uko bisa nk'aho nyine bitandukanye kandi bikaba bidahuje n'irari ryabo byashoboka yuko batazabiha agaciro ariko nanone hari impamvu iri strong ishobora gutuma agaciro bakabaha kuko ntekereza ko iki gihe turimo uko bwije nuko bukeye kiri kugenda ginduka nawe uri kubyibona nanjye ndi kubyibona nko muri iriya ndirimbo yanjye nuza kureba amashusho uri buze kuba wabonamo statistique igaragaza ukuntu idolari irimo riramanuka kandi burya bro nushaka kubyemere burya Amerika iyoboye isi gusa byo nyine twumvisha Amerika twumva n'Ubwongereza no kuvuga ngo rero kuba hariho iyo crisis yo kwa idolari iri kugenda ritagaciro ni ikimenyetso kigaragara yuko isi ubukungu bwifashe nabi izi ntambara ziri kugenda ziyongera uko bwije nuko bukeye kandi byose Yesu yari yarabivuze yuko byagombaga kubaho kugira ngo ibanzirize kuza kwe nawe urabona ibintu biri ko muri iki gihe ubutinganyi ibiki byose gusa byo nyine kuri iyo ngiyo niteguye guhangana gute mu buryo bwa finance ndetse n'ubw'abakompetitor abakompetitor bo ntango banteye ubwoba kuko mfite support iri strong noneho mu buryo bwa finance rero burya ikintu cyose kiba gifite igihe cyacyo kandi kikaba gifite nuko cyateguwe voilà yeza cyane okay King 6 wowe ubwawe ninde muhanzi ukunda cyangwa se uvuga ati umuhanzi mufatiraho icyitegererezo haba mu Rwanda ndetse no hanze nawe nka roromodo wenda roromodo wawe roromodo wanje no kuvuga ngo rero nje abahanzi benshi nkunda kubumva waba uririmba R&B waba uririmba izindi njyana abahanzi bose ndabumva nabariya nyine baba baririmba indirimbo ziri fani cyane nabo ndabumva ariko kuvuga wenda ngo nka roromodo wanje ntago ari umuhanzi ntago ari umuhanzi wapi ahubwo gusa byo hari abo nkunda nko mu Rwanda nkunda buriya Diplomate nkunda kumva indirimbo ze Dipl nawe nuko King 6 umunsi wa mbere ujya muri studio niki kintu cyagutunguye cyangwa niki kintu cyakugoye ikintu cya mbere cyangoye njya muri studio no kugwa beat reka kugwa beat byarangoye bimenye yo binarenze nje ntago nigeraga nje nandikira muri beat oya ahubwo nje nyine n'uburyo nandika nje mba ndimo ndagenda nono nkumva nyine muri nge hari ukuntu nyine ibitekerezo binjemo hanyuma rero nkahita ntangira nyine kuba navuga uti nabiririmba gutya urimo urumva rero kubera ko hari abantu bandikira beat bakagenda cyane cyane nk'abaraperi no bakunze kubikora akadownloadinga beat yarangiza akajya yiririmbiramo ngewe rero ntango ibyo ngibyo nigeze mikora niyo mpamvu nyine kugwa beat byangoye ariko iya kabiri iri muri studio de tracks yarimo aratunganya yo nta nubwo nigeze nsubiramo tu naragiye hita nshyiramo imirongo fast ahita birangira bita bikunda ariko iya mbere yarangoye rwose yarangoye pe ni igihe cyakunejeje se umunsi wa mbere ujya muri studio cyanejeje ni ukubona nicayemo nkabona the tracks twajyaga tuganira kuri phone ariko the tracks rwose nari biryo nyine narahageze kubera ko namubonaga kuri Instagram ariko nabwo sinakundaga kubona amafoto ye cyane ariko nyine nkira muri studio nkamubona naranezerewe kuko nasanze nyine uburyo behavior ziwe character ziwe nyine nazikunze tu urebye nyine ikintu cyanejeje nuko nabonye the tracks yayo muri studio akananyumva tukaganira tukanakorana kugeza aka kanya niki kiri kukugora muri kariyeri yawe kuva watangira kugeza aka kanya niki kiri kukugora cyane ubu ngubu ikintu kiri kungora ni ukuba nabona ama interview kugira ngo mbashe kuba nabwira abantu ibijyanye na songs zanjye cyane ikibazo cya finance ntago ari ikibazo kuri wowe ikibazo cya finance
no kuvuga ngo ibintu byose bigira impamvu no kuvuga ngo crisis iyo ntiyabura kandi urabizi cyane mu bibazo bya cyane nakazi kukabona ubu ngubu bisigaye bigoye uyu munsi urakagira ejo kakabura nyine kabisa nyine problem zo zirahari ariko ngiye kubera ko nyine mbayeho mu kwizera kandi nkaba ntazi impamvu itumye ndiho ndi guhumeka n'ubu ngubu mfite amaguru yombi imeze gutya no kuvuga ngo rero ntango bituma nyine mpangayika cyane ngo bimbuze gusinzira kuko mba nzi neza ko niyo narara ku muhanda ejo wenda narara mu nzu. King 6 tugana ku musozo wowe ubwawe intego yawe mu muziki ni iyihe ikindi ni iki uteganyiriza abafana bawe cyangwa se abantu bagukurikira banagukunda kubisa kose barahari kandi benshi jewe intego yanjye nuko abantu bose bamenye ukuri kubyerekeye ijuru n'isi hanyuma ku bakunzi banje icyo mbateganyirije nuko uko bishoboka kose ndi kumwe nabo nta gihe na kimwe bazigera bambura bakubura kandi ngenza abakorera ibintu bishya kuko video yanjye era video noza kuyitegereza neza itandukanye n'andi ma video ko harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye ushobora kuba wambaza nkaba nagusobanurira ira video nje ibintu ndimo ndactinga ntanga ari ibintu bigomba kurangira n'iki gihe iki gihe gisigaye n'igito kuko hari naho mvuga uti uko biri kose agahe karacyahari agahe no kuvuga ngo hasigaye agahe gato cyane no kuvuga ngo rero izi ndirimbo ndimo ndakora ngenzi ko hari igihe hari igihe kiza ntabwo navuga ngo ni ikinyejana kuko ahubwo navuga ibinyejana ko hano imbere hari imyaka igihumbi ubuzima aba bantu bariho kuri iyi si bamaje gusa nk'abatunganywa hari indi myaka igihumbi iri imbere iyi myaka igihumbi iri imbere nje ibihangano nkora nibwo bizatangira gucuruza niyo mpamvu nge ntabwo nshobora guterwa ubwoba nuko abantu batari kubyumva neza cyane wapi sasa rero tugana ku musozo gira indirimbo imwe uririmba idusoreze ikiganiro cyacu ubwire n'abantu platforms zawe bashobora kukureberaho cyangwa se bashobora kugukurikiraniraho tugane ku musozo. Twese tuvuka turi beza imitima yacu iri clear tukisanga ko uyu mubumbe nyagasani yadutujeho dufata ibiribwa bitandukanye kugira ngo dukomeze kubaho societe tubamo niyiduhindura abo turi bubu uyu mwuka mubi w'umururumba wo kurushanwa mu butunzi ni gutuma amaraso ameneka umuntu akeneraho kuba icyo kurya icyo kunywa n'imyambaro amamodoka mato n'indege ibyo ngibyo ntacyo bimaze mu mibereho ya muntu aho turi ujya nta n'umwe hasi iswa y'ikaragu y'umubumbe ni wawe ugenda ngo urangize burya igihe tumara turi bazima n'ikingana nicyo tumara ikuzimu cyangwa muri gihonome ibyo wigira byose hari umunsi utazigera urenga uri muzima mbabazwa n'abirirwa bica abandi kandi n'abamahereza rurwo niba uri umukobwa ukaba warakuyemo inda senga cyane warahemutse bamwe imibiri yabo bayihinduye nk'ingarani y'isoko abandi bayigira nk'igiti gisunika umwanda w'umusarani batayikuzo no kwiyubaha bayoborwa n'irari bakanahindura n'imyanya y'ibanga yabo ntibubaha ishyingiranwa barari nyera bakananywera gusinda hari n'abakaraba amaraso bibwira ko aribwo bazagera ku mahoro yuzuye nyamara kugira ngo bagoyeke bagafata ibinyabutabire batwikiriwe n'umwijima w'icuraburinda ariko bigaragaza nk'amarayika w'umucyo bitabira iminsi mikuru n'ibirori by'ubusambanyi bakunda ibinezeza aho gukundana babo. Wow, byiza cyane. Vuga platforms zawe tugane ku musozo. Courage ngiye kuri platforms zanjye kuri Instagram wandikamo King 6 1919 aho ngaho uhita umbonaho hanyuma kuri YouTube ni King 6 naho indirimbo iri hari n'imwe ni Nokra ariko muri uku kwezi haraza n'indi kuko buri kwezi agomba gusohoka indirimbo ndagusenga cyane kugira ngo ubushobozi buzaboneke iracyari muri studio gutunganywa arangije kuri codingwa hanyuma mbashe kuba nayibahereza abantu babasha kuba bankurikirana. Ndagushimiye cyane kandi ngushimiye kuri time yawe nkubwira ngo courage shyiramo imbaraga nyinshi gukora cyane egare kugera kuri byinshi wifuza kandi buri ikindi nakubwira igihombo cya mbere mu buzima no gucika intege. So rero ndabasaba kugenda mukajya kuri King 6 mugakora subscribe mugakurikirana iyo ndirimbo ya Nokara mukanayisharinga kugira ngo igere kure cyane hashoboka. Uwo n'umusanzu wawe ariko n'undi musanzu wundi waba ufite wawe umutera kugira ngo arusheho kugenda yegera hejuru. Uraza kuduha nimero zawe tuzishyire ku kiganiro hasi kugira ngo umuntu waba ufite ubufasha bundi yaguhereza aze kubuguha.
courage cyane umusaza kabisa urakoze muvandi sava turabashimiye cyane ya